Dore ukuntu bibabaje guhora upostinga ariko ukagira views 5. Man, birababaza cyane guhora upostinga ukagira views 5 kugera kuri rwa rwego ubwo nta muntu wareba video yawe kubera views nkeya. Video zawe zigeze ziba dropped cyangwa se nyine abantu postinga n'ibintu man binasa neza gusa bikanga bikagira views nkeya. Uno munsi ngiye gukorera ukuntu ushobora kuzamura views zawe cyangwa se ukuntu ushobora gupostinga cyangwa se nyine algorithm ya YouTube ubundi ikora ite. Ubundi ibyo nibyo tugiye kureba. Ikintu cya mbere algorithm ya YouTube ireba kuri consistency. Man, guhozaho ireba guhozaho kwawe ikareba ngo wa uploadinga ryari. Algorithm ikunda abantu ba posting at the same time cyangwa se nyine igihe kimwe, apana kuvuga ngo ushyizeho video saa moya, ejo uyishyizeho saa 3, uyu munsi uyishyizeho saa 2. Oya, ibyo ntabwo algorithm bikunda. Niyo mpamvu channel history zanyu mujya mubona zidafunguka. Ako kanya usigira ikibazo cyo kwibaza ngo what is a channel history. Channel ukuntu urabona ntago wajya live ya ntago wa posting amalinki channel history yawe idafunguye. Noneho ikintu cya mbere kugira ngo ufungure channel history banza making sure neza ko phone yawe iri verified, nimero ya telefone yawe iri connected no kuri channel yawe. Ibyo ngibyo bizagufasha gukora ibintu byinshi nko gushyira thumbnail kuri video zawe no kugaininga views. Noneho ikindi kintu ugomba kwita ku kintu bita thumbnail and hashtag. Thumbnail hashtag nibyo bintu akenshi bigena views, ugasanga nyine ufite views zifatika bitewe na hashtag cyangwa se thumbnail cyangwa se n'izina wise video yawe. Reka kwita video yawe amazina nyine asanzwe ku buryo buri muntu yumva ko iyo video isanzwe. Ita video zawe amazina adasanzwe wenda ari kugira ngo uvuge ngo dore uko wakorera, wandike ngo nakoreye arenga, gutyo bizumvikana neza kandi izaba iri hook. Ukundi kuntu wagira views nyinshi rero, tangirana n'ikintu gikurura abantu mu masegonda 3 cyangwa 5 ya mbere. Wenda niba uri bukine muri comedy bakubita umuntu urushyi, just start on that. Tangira bakubita umuntu urushyi bya nyabyo, ubereke nyine uhita wenda intro ivuga ngo how it started, byatangiye bite. Ibyo ngibyo nubikora umuntu azareba video yawe ayirangize kuko azaba ategereje kumenya ngo urwo rushyi barugukubise bigenze bite. Ikindi kintu cya kabiri, ita ku bantu bawufite cyangwa se wite ku bantu bake ufite. Niba ufite abantu 30 cyangwa 100, ita ku abo bantu 100. Uvuge ngo nunakora video ujye uvuga ngo thanks for my 100 subscribers cyangwa se mwakoze abantu banjye 100, bamenye neza ko nyine nabo uba ugira ute ubabona. Ikindi kintu gupostinga no gupostinga video nyinshi. Video nyinshi nazo ni ikibazo. Gupostinga video nyinshi nabyo YouTube ibifata nko gucitinga algorithm cyangwa se gushaka kwiba algorithm. Ugomba gupostinga video wenda byibura nubishoboye uzajya upostinga video imwe buri munsi nubishoboye. Noneho numara kugera hejuru uzajya upostinga ebyiri wenda byibura nka saa 4 cyangwa se saa 6 na saa 12, wenda hanyuremo nk'amasaha 6 cyangwa 10. Nizeye ko ibyo bintu byumvise. Sasa duhita dukomeza ku kindi kintu kuri bonus. Iyi ngiri wenda nahita nka bonus kuko ntabwo nari nayipanze muri ino video. Ino video ikintu yari ishingiyeho ni ukukwereka ukuntu ushobora kuzamura views zawe kuri video yawe bakiyibona bwa mbere. Rero ikindi kintu ugomba gukoresha thumbnail ziri hook cyangwa se nyine zikurura abantu ku buryo umuntu areba thumbnail akavuga ngo ino video nayireba. Tukigera ku bintu bya thumbnail, wibuke ko nakoze video yo kugira ute y'ukuntu wakora thumbnail kuri YouTube, cyangwa se niba utazi no gufungura YouTube channel ihemba mu Rwanda, nayo nakoze video yayo. Ikindi kintu cya mbere usabwa gukora subscribe ugafungura inzogera niba ino video yagufashisha. Rero ikindi kintu ushobora kuzibandaho cyane niba ukiri umutangizi, man, ikintu kitwica ni ukudashora. Weshora amafaranga makeya wunguka algorithm nzima. Niba ugiye ku uploadinga video kuri YouTube, wenda video yawe niba uyizeye, ahangaha ndakoresha ijambo niba uyizeye 100%, niba uyizeye 100%, we fata video yawe uyishoreho amafaranga agera mu bihumbi hafi 5 cyangwa se 6 niba uri mu Rwanda. Bazagukubita views zigera mu bihumbi 14 cyangwa se ibihumbi 5, 5,800. Izo views zizaba ari nyinshi uko zizazamura algorithm ya YouTube yawe, maze abantu bamenye ko channel yawe igira ute ibaho. Umuntu azareba video yawe babone nyine ari benshi,
icyo gihe YouTube izajya pushinga video zawe kuko murabibona YouTube ikunda gupushinga video yakunzwe. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo mu gice cya mbere gikora video zikunzwe mu masegonda 3 kuri 5 ukoremo ikintu gikunzwe kugira ngo nyine views ziyongere, kuko ntabwo YouTube ipushinga video iri kubona abantu bagize batishimiye. Niba ugiye tugeranya ahangaha making sure ko wafunguye subscribe, ikindi ko wakanze like na comment, ubundi dukomeze mu yindi video. Niba ufite ikibazo umbwira ikindi kintu nakwigisha. Sasa algorithm ya YouTube ukuntu ikora ntabwo ireba ngo urinde cyangwa se ntabwo ireba ngo ukonsoma ibingana gute, yo ireba ngo how you work, ukora ute. Niba postinga video buri munsi, algorithm irakumenya ikamenya ngo uyu muntu video nzajya nzipublishinga saa 4 nibwo video zizajya zijya hanze. Noneho nukora video nyinshi ntabwo algorithm izajya imenya ngo upostinga ryari, niyo mpamvu uzagira views ziri drop. Ikindi kintu rero iga kweditinga, mani mwige kweditinga kuko ni biri mu bintu nge ntabwo nzihanganira kubona ibintu byawe bisa nabi cyangwa se bivuga nabi, ngo nihanganire no kubona nyine nta gakuryo karimo cyangwa se ibintu bisa nabi nta formula bifite. Mwige kweditinga. Niba uri kumva ikibazo cyo kweditinga kikureba umbwire muri comment ati kweditinga, ndahita nkora video y'ukuntu wakweditingisha CapCut cyangwa se InShot ukaza kubona video nzima isa neza ku buryo wajyana ku rundi ku rwego mpuzamahanga. Bye, ndabakunda, ciao, tubonane mu zindi video.